yibazaga cyangwa yatekerezaga ku gacurama. Tugiye kugaruka ku bintu 12 bitangaje ku gacurama, gusa icyanyuma ntikize kugucika. Ikaze mu kiganiro. Iya mbere, agacurama niyo nyamaswa yonyine iguruka kandi kanonsa abana bayo. Nubwo agacurama gafite umubiri muto nk'uw'imbeba, gafite amababa afatanye n'amaboko, niyo mpamvu abahanga bavuga ko ari mamo cyangwa se inyamabere yihariye ku isi yose. Iya kabiri, kagenda mu mwijima gakoresheje echolocation. Iyo kaguruka mu mwijima, kagira ubuhanga bwo kohereza amajwi kagahita kayasubiza, kamenya aho ikintu cyose kiri. Iyo utekereje neza ni nka radari cyangwa se sonari. Iya gatatu, amoko arenga 1400. Kubera umubare w'amoko y'agacurama ari ku isi, niyo nyamaswa ya kabiri igira amoko menshi nyuma y'imbeba. Bivugwa ko hafi buri gihugu ku isi kigafite. Iya kane,